ehe umva ariko banza wibuka aka kantu byose bikunda iyo harimo imana nako kaziri nawe urimo se basazanye imishinga come on welcome here iyi nkuru ni wowe igenewe iyi video ni yawe uhora wibaza igihe kiza watangirira urugendo rukuganisha ku ndoto zawe ku nzozi zawe mu bikorwa byawe bya buri munsi hari aho ugera ukumva urarambiwe ukumva ucitse intege kumva imbaraga zirashize kumva ntiwakomeza ujya imbere iyi nkuru ni yawe ni wowe igenewe ariko banza wumve iyi nkuru intsinzwi ni gusura by'akanya gato ntuzahe ibyiciro ngo yicare ahubwo uzayibwira uti umva ntsinzwe we feyira ubu usanze mpuze cyane ndi mu kazi katoroshye usanze ndimo kwitegura urugendo rurerure ngiye gusura inshuti yanjye magara nkunda inshuti nkunda yitwa success yitwa ntsinzi rero wowe nta mwanya ngufitiye ibyiza waba wisubiriye ivuye nta mwanya rwose ngufitiye wowe ntsinzwe we feyira iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye natekereza ko niba nawe umeze gutyo nawe usazanye imishinga iyi video yagufasha urasabwa kimwe gusa kuyikurikirana kugeza ku musozo niba hari igitekerezo wadusangiza twandikire muri comment section biremewe ni mu kiganiro inkuru yahinduye ubuzima bwanjye mu gace kayo twise imbaraga z'ijambo mukaba muri kumwe nanjye Francis Nkuru nziza turabakunda think and grow rich tekereza utere imbere yes wabyumvishe neza tekereza utere imbere iri ni ijambo rikomeye cyane ariko icyarimwe rikaba ari n'izina ry'igitabo cyamamaye cyane think and grow rich muri iyi video nitujye kureba igitabo cyose muri iyi video nitujye gusoma igitabo cyose ahubwo tugiye kurebera hamwe amagambo y'ingenzi akubiye muri icyo gitabo ndetse n'andi magambo yakunze kuvugwa cyane n'umwanditsi wacyo Napoleon umuhanga cyane iki ni igitabo cyahinduriye amateka abantu benshi nawe ntekereza ko cyagufasha niba gusoma biri mu bintu ukunda cyane mu gihe uri irimbere ufite umwanya ukaba ukunda gusoma ibitabo cyangwa se ibinyamakuru nakugira inama yo gusoma iki gitabo niba utaragisoma ariko nawe ugorwa cyane no gusoma ibitabo urambirwa cyane iyo usoma turi hano ngo tugufashe nawe umenye byinshi bikubiye mu bitabo bitandukanye icyo usabwa ni ugukora subscribe ugatangira kubona amamenyesha ko dushizeho video nshya reka twigarukire twirebera amagambo y'ubwenge ari mu gitabo think and grow rich tukaba dutangiriye ahangaha leta yagusoresha imitungo yose utunze yaba yimukanwa cyangwa se itimukanwa yagusoresha amazu yagusoresha imirima ndetse n'ibibanza ariko nta leta n'imwe ndigera numva isoresha umuntu ibinazi ubumenyi afite mindset yiwe ibitekerezo nta n'imwe ibaho uti gute se reka nze mbikwereke ibitekerezo n'ubumenyi nibyo biha agaciro ubwo butunzi bundi wabutunze n'amafaranga ubwayo kugira ngo agire agaciro byavuye mu bitekerezo waba ukeneye urugero kugira ngo ubyumve neza fata ibi bintu bibiri genda ukata amababi y'ibyatsi noneho ufate n'inoti z'amafaranga ubijyane imbere y'itungo runaka nk'inka se cyangwa intama nyuma uze kumbwira icyo ubona urambwira icyo iryo tungo riza guhitamo of course birabyumva ni bya byatsi kubera iki ntabwo biza agaciro k'amafaranga ntabwo iryo tungo rizi ngo amafaranga akora iki because nta bitekerezo runaka bifite ku mafaranga niyo mpamvu ibyatsi kubera ko ari byo bifiteho ibitekerezo bizaba bifite agaciro kurusha y'amafaranga niko n'ibingibi bimeze ibitekerezo nibyo bya mbere byaha agaciro ubwo butunzi bundi waba ufite noneho kumva ikintu gitangaje ni iki ngiki nta musoro namba uzigira utanga kuri ubwo bumenyi ikindi kandi
nta muntu n'umwe uhejwe kugira ubwo bumenyi. Kuki utafata ayo mahirwe ngo wongere ubumenyi ubwigwizeho, ubwo butunzi bufite agaciro kangana gutya? Tangira ubu ngubu. Ubwo se urinde ko udatunga ubwo butunzi. Wake up, tangira. Ijambo rya kabiri, don't wait, the time won't be just right, start right now. Ntuzigere utegereza wibwira ko hari wenda ibihe bizagira bikaba byiza ukaba watangira gukora ibyo ukwiye gukora. Ntabwo uzigera ubigeraho. Ntuzira ijambo ejo ntihajya hagera. Tomorrow does not exist. Tangira ubu ngubu. Aka kanya konyine nicyo gihe cyonyine gishoboka wabikoramo. Ejo ntabwo hazagera. Ukunze kuvuga uti aha ubu rero nta gishoro gihagije mfite, ntabwo rwose natangira iyi bizinesi, nzayitangira nko mu mwaka utaha. Nta n'ubumenyi buhagije mfite, ntabwo nshoboye pe. Ariko uribeshya cyane, nta gihe cyiza uzabona kirenze aka kanya. Now, number 3, cya gatatu, burning desire. Muri iki gitabo batubwira ko ibintu byose bihera mu byifuzo, noneho mu bitekerezo. Icyo bise burning desire, ahantu honyine urugendo rugana ku ntsinzi ruhera ni mu byifuzo. Desire. Urumva ufite ibyifuzo bimeze gute? Urumva ushaka kugeraho muri ubu buzima? Inzozi zawe ni izihe? Nk'uko umuriro waka gake cyane udafite ingufu udashobora gutanga ubushyuhe bwinshi cyane, uko niko n'ibyifuzo bidafite imbaraga bitakugeza kure cyane, bitakugeza ku bintu bihambaye cyane. Gira ibyifuzo bitwika. Uzafata umunsi umwe ujya aho batwikira amatafari, uzahasanga inkwi nyinshi cyane. Hano twagereranya n'ibitekerezo byinshi uzaba ufite mu mutwe wawe. Abatwika amatafari ntibigera bava ku ifuru, bahora bongezamo inkwi buri kanya. Ubutitsa. Ibyo hano twabigereranya n'umuhati, gukora cyane ndetse no kudacika intege, guhozaho paka tugeza ku cyo dushaka. Ibyo byose iyo bihuje havamo umuriro ufite imbaraga cyane, hano twise ibyifuzo, burning desire. Bizatwika amatafari agakomera akavamo ameze neza, aribyo hano twise intsinzi, success, achievement. Komeza wongere inkwi mu ifuru, aribyo bitekerezo, thoughts, mindset. Ijambo rya kane, the way to success is the way of continuous pursuit of knowledge. Never stop learning. Learn too much things. Dutangira twavuze ku gaciro k'ubumenyi, ibitekerezo naho byakugeza. Nta bundi buryo bwo kugera kuri ubwo butunzi usibye kwiga gusa. Ubwo rero iyo wiga uba wigwiza ubwo butunzi butagira akagero. Rero ntuzigere urikiraho kwiga, uzahore wiga igihe cyose aho uri hose. There's no shortcut to success. Nta panya, nta nzira yo bugufi ibaho ishobora kugeza ku ntsinzi ako kanya. Bisaba gukora. Inzira ya nyayo izakugeza ku ntsinzi ni imwe izagusaba kugenda uhigahiga ubumenyi aho uri hose. Bizagusaba guca bugufi bihagije, utangire kugaragara nkaho ntacyo uzi. Bizagusaba kuba umunyamatsiko cyane, ubeho nk'ushaka kumenya byose, ushaka kumenya buri kimwe. Bizagusaba kurara amajoro menshi cyane usoma ibitabo bitandukanye. Bizagusaba kwizengurutsa abantu benshi ubabaza ibibazo, wumva ko byanga bikunda ari ibitekerezo bashobora kuguha, ko buri muntu wese hari ikintu ushobora kumwigiraho. Ijambo rya gatanu ry'ubwenge, if you cannot do great thing, do small thing in a great way. Niba wumva utabasha gukora ibintu bihambaye, basi gerageza ukora utuntu dutoya ariko mu buryo buhambaye. Be innovative, be creative. Niba utabasha gukora ibyo bihambaye, gira udushya mu byo ukora. Ba umuntu udahora hamwe,
ahubwo uhora uhinduka buri kanya wegera imbere. Ibyo ukora nubwo bigaragara nk'ibiciriritse, nubikora mu buryo buhambaye bizahinduka ibihambaye. Muzakurikira amateka y'uruganda twese tuzi rwitwa Samsung, muzambwira. Butike y'ibyo kurya, umuceri, amakaroni. Izina ritari rizwi no mu gihugu cyose, Koreya, ariko ku isi yose sinzi umuntu utazi Samsung icyo ari cyo. Ntabwo yaba ari uwo muri kino kinyejana. Ijambo rya gatandatu ryaguhindura ubuzima. Twese mu buzima ntitubura ibidukubita hasi, ibidusubiza inyuma. Gusa benshi iyo baguye ntibongera kubyuka, bakunze guhita babivamo bati ntitwakomeza uru rugendo ruragoye. Ariko mvira ijambo kwita, never win, why na never quit. Intwari, intsinzi ntizijya zirekura, ntizijya zirambirwa, zigomba kurwana paka zitsinze. Ariko murabizi intwari ziba nkeya cyane, kuko babandi benshi bahita bivamo. Urumva ushaka kuba umuntu udasanzwe, kutaba muri abo benshi ahubwo ukaba muri abo bake b'intwari. Gutsindwa by'akanya gato nibigusura, ntuzabihe kwicara, ntuzabihe ibyicaro ngo byicare. Uzabigumisha inyuma y'umuryango, iyo kure ntibizakwegere. Uzabwira iyo nsinzwe uti ndahoze cyane ndi gushaka icyazangeza ku nsinzi. Wowe nsinzwe we, failure, nta mwanya ngufitiye rwose. Gutsindwa ni ikimenyetso kigaragaza ko igenamigambi twapanze ritameze neza cyane, ritubatse neza. Biragusaba gusenya ibyo bitubatse neza, maze kubaka irindi genamigambi rikomeye cyane nka beto. Nufata inzira imwe ariko ntikugeze iyo ushaka kugera, uzahindura inzira ufata indi, izakugezayo vuba na bwangu. Ijambo rya karindwi, number 7. A goal is a dream with a deadline. Inzozi ndetse n'indoto ushobora kuba ufite, n'intego ushobora kuba ufite mu buzima, zigomba kuba zifite igihe ntarengwa, zigomba kuba zagezweho. Dream without goals are just a dream. Inzozi zitagira intego ntabwo zizigera ziba impamo na gato. Mbwira icyo ukoresha umwanya wawe munini, mbwira abo ugendana nabo, mbwira icyo ukoresha amafaranga yawe. Nanjye ndakubwira aho uzaba uri ndetse n'icyo uzaba uri cyo mu myaka 10 iri imbere. You are the master of your life. You are the master of your life destiny. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Ariko nanjye nongereho iki, ubuzima bwawe nubwo buri mu biganza byawe, ariko ineza y'Imana niyo nkingi ya mwambi gushigikiye ngo hato utagwa. Jya uhora wiragiza Imana, komeza urwane ujya mbere, ukore cyane, ukore icyo byagusaba cyose, ariko ubona ugeze ku cyo ushaka mu buzima bwawe. Ikosa rya mbere ni uguhagarara utaragera iyo ugiye, utarasoza urugendo. Never give up. Mwakoze cyane kureba iyi video, tubashimira uruhare rwanyu mu kudushyigikira. Niba gusoma ari ibintu ukunda gukora cyane iyo uri free nta kindi kintu ufite cyo gukora, iki gitabo Think and Grow Rich wagisoma birambuye. Muri description naho twashizemo ibitabo bindi byagufasha, wabireba ukabisoma, byahindura ubuzima bwawe. Ikindi kandi nawe ugorwa cyane no gusoma ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye, turi hano ngo tugufashe. Nawe ugira ubumenyi buhagije wakura mu bitabo, tuzasangira ubwo bumenyi kandi buzatugeza kure cyane. Uzahava umenya ibanga ryihishe mu bitabo, mu gihe uzaba kuko guhera ubwo ngubwo uzatangira kubona amamenyesha uko dushizeho video nshya. Mwakoze cyane, muhabwe umugisha. Inkuru nziza product official nakagaruka.